gikize of course nakimwe nkamubona naranamutinye bibanza kumbanira ibibazo byo kwiyakira ati aranyica nareba ibirapima nkavuga ati nanjye nakireba nareba ibirapima nkavuga ati aranyica ndangije ndavuga ati ntabwoba ariko cyane ko wari ushonje ukeneye amafaranga cyane ko nari nkeneye ikiguzi byose byari busabe nari bugikore kugira ngo mbone ayo mafaranga turebe uko twigenza. None se Ariyete icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wari umaze kugira imyaka ingahe? Umaze kugira imyaka 15. None se uwo mupapa we yanganaga iki? Yari umupapa mukuru urebye ari mu myaka 60 gutyo. Ariyete yaguha amafaranga angahe icyo gihe? Ibihumbi 30. Yari na menshi sha. Aguha amafaranga 30 arakujyana ajya kugusambanya. Ntabwo byoroshye. Hanyuma hakurikiyeho iki? Shine mama hakurikiyeho njya kwiga nyine viego bahise bamufungura subira ku ishuri nkora mu wa gatatu. Njye nakoze mu wa gatatu ejo ndura mwaka turangije ishuri itangira ati sinabishobora nyine biba ngombwa ko section bamaye nubwo babura ubushobozi bwo kwishyura icyo kigo. Urugero mfite inshuti irifashe ifite ifunyo ati njye neguye akarori ko kuza nimugoroba bwera saa moya tukabyina tukanywa tugasinda abalompekana ni hejuru ubwo nyine nawe urabyumva abagira abalompekana kurompekana ni ibiki? Nyagasani none wariye turi hano kurompekana ni ibiki? tikuvutu Icyizere TV ese muraho mumeze neza? Reka nizere ko aho muherereye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mumeze neza. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi ntago ndi butinde nkuko bisanzwe nkoranza mbasabira umugisha nk'ibisanzwe kandi nanabashimira ubwitange n'umurava mukomeza kungaragariza intambwe ku yindi ntera no kubera mwebwe. So rero nkuko mubizi ntago njya nza njyenyine uyu munsi nabazaniye umwana ukiri mutoya w'umukobwa ufite ubuhamya buteye agahinda. Reka atwibwire anakomeze atubwira ubuhamya bwe. murakoze nyine nitwa Ariyete n'isi unyurwanya nyine namizemo so twe tukibaza afite nk'imyaka 9 umumere yatuvuye. Ariyete buretse ese Ariyete ni muntu ki? Ni umukobwa ni umumama ni muntu ki Ariyete? Tubanze twibwire neza tukumenye. Ndi umukobwa ukunda show ndi gutwika tu. Ariyete wongera ijwi. Nkunda gutwika. Ukunda ibintu byo gutwika cyane urebye nkunda n'ibindi birushaho gutwika. Uragiye gutwika hari ibintu byiza nyuma nyine tu nibyo nkunda kurusha kuko nyine ngenda Ariyete ukunda namwe murabyumva nyine. Ibintu biza nyuma yo gutwika ni ibiki Ariyete? Ese gutwika byo ni ibiki? Hari benshi batumva izo ndimi z'ubungubu. Gutwika byo ni ibiki? Gutwika nyine injira by'amapari tu pari ya ninja pana pari yo gukesha nyine waba wahuriyemo niga zawe zikagutamo nawe ukazitamo ubwo nyine mugatanamo muri make. Ariyete nukuri nkubwiye ko ibintu byose uvuze nta na kimwe nsobanukiwe ushaka kunseka ariko ntundenganye njye ntabwo ndi uwubu urabibona ko ndi mukuru ariko ibyo bintu byo gutamo ngo by'amapari ese ni nta kinyarwanda bigira ngo tubwire mu kinyarwanda? Abana b'iki gihe dusigaye turi nkunda rubyino urebye nyine pari nakubwira ko ni ibirori bitegurwa ukorana wenda urugero mfite inshuti irifashe ifite ifunyo ati njye neguye akarori ko kuza nimugoroba bwera saa moya tukabyina tukanywa tugasinda abalompekana ni hejuru ubwo nyine nawe urabyumva. Abagira
abarompekana. Kurompekana ni ibiki? Nyagasani noneho hariye turi hano, kurompekana ni ibiki? Tikuvutu. Ariyete, ibi bintu se ntabwo bigira ikinyarwanda? Umva se nyine nakugoye tu ikinyarwanda cyo byose ubu kera. Tikuvutu ni nk'ibiki? Ari ukuntu abantu babiri tikuvutu nyine kunaye gusobanurira ushobora kujya mu cyure nkaboramo n'imiga sibyo kavuga ati sister njye nagukunze ati okay uranamo tukinabyano nyine nawe urabyumva ukuntu mwijajara nyine. Okay, reka ne kukugora wenda babyumva barabyumva abatabyumva bameze nkanjye namwe mwihangane komeza utwibwire watwibwira tubwiye ko witwa Ariyete. Ese Ariyete umaze kutubwira kuri n'umukobwa, ese Ariyete ufite ababyeyi nta babyeyi ufite bimeze bite? Sha nyine nge ababyeyi ndabafite akombana na vie nawe bitewe nyine ubuzima bukomeye aba yagiye kudushakishiriza nagakunze ko ari mu rugo nyine tubana na vie gusa abana batatu mu rugo. Okay, Ariyete turakoze kutwibwira, tuguhaye ikaze kuri Gira Icyizere TV, ni karibu. Murakoze. Yego, none se Ariyete watubwiye ko ubana na papa wawe mama wawe kandi atapfuye ahari, mama wawe yagiye hehe? Sha twege ramukuru nyine tukiri abana tu mama yadusize gutya kuri salaterura umuto aratubwira ngo araje aza goro bazanye muri umuna wacu nyine yatungana na vesi yakongera kugaruka urebye ubuzima bwahise butubana yahuzu ve yararwaye nawe ve hagezeho n'ubu bamufunga imyaka 2 ubwo muri iyo myaka 2 twarijajaye ubwo nyine nanjye mfite igikuriro mfite buri zanjye sha nyine abagabo tu bakanyifuza cyane ndetse ubwo icyo gihe papa wawe abasiga mama wanyu abasiga mwanganaga mute? Nigaga P6 niho wigaga. P6 ni mu mwaka wa 6 w'amashuri mato ya primaire. Okay, none papa wanyu we afungwa yafunzwe mungana mute? None ni muri uwo mwaka nyine yego nyine ubuzima bwatubanye ikigeragezo kinini cyane n'umuntu wacu yari mutoya nanutse akunda kurwaragurika nyine urebye na famille dufite zirikunda nyine ubwo twari tugiye kwimenya mu buzima busanzwe ubwo nyine ndavuga ati nakundi twari dutanye n'utubari twinshi nkakura nkagira iki ukura ute Ariyete? ari ukuntu umugabo agukunda ukamubwira ati okay nimba wankunze sibyumaye ibiceri mbanze mu mwana wo mu rugo ajye kureba utuntu nanjye ndaje ubwo nkagenda ngiye urumva ubwo harimo n'amanyanga menshi ngenda ngiye ubwo ibyo tukabikora kwa 6 no ku cyumweru kwa mbere twaryaga ku ishuri nyine hari gahunda ya leta yo kujya ku bigo ubwo nibyo nyine twatahiraga ariko imyenda n'inkweto tukabyijajara nyine ni ukuvuga ngo wiga mu mwaka wa 6 mama wanyu nubwo yabataye papa wanyu baramufunga muhita mutangira guhura n'ubuzima bwo kwirera yego nkahura nawe mfite ikibazo cyo gutinya ikintu bita iki gutinya kubivuga birakugoye ibintu watinyaga ni ibisimba ntabwo ari ibisimba ni ibiki igihe ubwo n'umugabo akavuga ati umva mwana wawe birasanga turyamane wareba ibisaza n'uvuga ati nzi ko ari ibintu bibabaza muri ubwo buzima bwo kubeshya ariko umuntu atambwira ngo turyamane nzabikore kubera ubwoba. Warabitinyaga? Nabitinyaga. None na n'ubu se uracyabitinya cyangwa waje kubitinyuka? wabitinyuka buba mu kihe gihugu? Shabu ntabirenze. Ubu ntabirenze. None se Ariyete watubwiye ko
wigaga mu mwaka wa 6 ari nabwo ubuzima bwagukomereye ukayibuka inzira y'akabari ugatangira kugenda uhuriramo n'abagabo n'iki none se Ariete ubwo buzima bubayemo bashaka kubona abagabo bakabaha icyo kurya mbese byari bimeze gute byagenze nyine ni rimwe na rimwe byari ibintu bikomeye nyine rimwe na rimwe ariko naje gukora akantu ko kuvuga ati curuza ibiraha nzi kubikora ibyo wacu yarazi kubikora nyine ubwo rimwe na rimwe tukabikora ubundi ni uko nyine rimwe na rimwe ariko nyine njya gutinyuka kubikora nyine umuntu yarankora inzu amafaranga numva afatika yadutunga mu cyumweru ndavuga ati ibintu nyine kuguma kubitinya ndabona nta nyungu zirimo kandi nta kuntu twifite uwo muntu ubwo yaguhaye amafaranga ngahe ese yari muntu ki yari ikiviye ubona nyine gikuze gikize of course nyine mubona naranamutinye bibanza kumbana ibibazo byo kwiyakira ati aranyica nareba ibirapima nkavuga ati nanjye nakireba nareba ibirapima nkavuga ati umuntu aranyica ndangije ndavuga ati nta bwoba ariko cyane ko wari ushonje ukeneye amafaranga cyane ko nari nkeneye ikiguzi byose byari busabe nari bugikore kugira ngo mbone ayo mafaranga turebe ko twigenza none se Ariete icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wari umaze kugira imyaka ingahe umaze kugira imyaka 15 none se uwo mupapa we yanganaga iki yari umupapa mukuru urebye ari mu myaka 60 gutyo Ariete yaguha amafaranga ngahe icyo gihe yampaye 30 ibihumbi 30 yari na menshi sha aguha amafaranga 30 arakujyana ajya kugusambanya ntabwo byoroshye hanyuma hakurikiyeho iki shine nyuma y'aho njya kwiga nyine viyebwo bahise bamufungura subira ku ishuri nkora mu wa 3 njyewe nakoze mu wa 3 ejo ndura mwaka turangije shiri itangira ati sinabishora nyine biba ngombwa ko section bamaye nubwo babura ubushobozi bwo kwishyura icyo kigo nyine noneho nanjye bagashaka ko ahantu ngiye kujya nanjye aho bashakaga nyine ubushobozi bwanjye ntabwo numvaga handimo hari section ntashobora nyine nari ngiye muri nyanyazi guhanyanya natekereza ubwenge mfite inzoga namwe ibiyobyabwenge byinshi sinabishobora ndakatira nyine nangira nyine ubuzima bwa gutwika n'ibisaza kuri rompe ni imbere cyane Ariete bivuze ngo nta bagabo nta basore bato mungana mutwikana nk'uko bivuga utwikana nabo basaza abasore bato b'iki gihe bihangane ko mbatutse nimbwa gute waba ashaka ngo nyine mukundane aza kurompeke yigendere nyine ujyana iryo zina ngo nuko ari sheri ngo sheri ngo nyine abasore b'iki gihe bumva ko gukundana ni ukuryamana kandi njyewe ibintu bya sheri ni no stress njye ntaho njya nkundana none se abo basaza bo hari umwihariko bazana uruta uwabo basore cyane rwose saza baza batufata moto ukayifata ku giti cyaka kwishyura icyo kurya icyo kunywa cyiyubashye umva se mwangiza byabane ko umuntu aryamana biri bibe ngombwa ucaye ushaka kayaguha ariko nyine ukabona abasore b'iki gihe barakubwira tumva salo ufite itike ikuzana wishakira igucyura uri bumuye ibyawe nganyumvira iyo foto ngo of course muri abasheri ibyo bintu noneho nibyo biri hasi none se Ariete mu by'ukuri uri inzu ungana gutya watubwiye ko wakoze sexe bwa mbere n'umusaza w'imyaka 60 wowe ufite imyaka 15 uyu munsi gutuvugana ufite imyaka ingahe 17 mu kwa 5 nzoza 18 akundi nkona yujuje
no kwirangamuntu yanjye hari igihe cyuzuye. bivuze ngo Ariyete wararuwe n'abasaza ku myaka yawe 15. Ese kuva muri icyo gihe kugeza n'isaha nta musore murabonana, uhora ubonana n'abasaza gusa? Umusore se twarabonanye kabiri, ni babiri, ariko umwe we yaranyishyuye, ntabwo yari umunyarwanda. Twaraturanye ntabwo ari umunyarwanda nyine. None se Ariyete, mu by'ukuri ubona ubayeho neza, ubona ufite ubuzima bwiza? Urebye sha ntabwo ari bwiza. Urabona dusiye ayo byaje ngo ibyangwe nta hantu hambona utambaye cyangwa naho wacu. Hari igihe hasohoka umwenda nyine nkaba ngombwa ko nawe ukunze, ariko uburyo bwo kububona biransaba gutanga ibintu byinshi, impamvu nyinshi. Ndatekereza nkabura aho nakura. Viye wacu arashaje, ntiwamuhingutsa ngo ushaka umwenda w'aya mafaranga yinjije 5,000 yakubaza icyo ugiye kuwukoresha. Umva nkatavuga ati okay, nkora kuri fone ukareba ba basaza. Ntabwo ari abasaza cyane, ari abapapa bubatse, abanze gushaka, bagikunda imbyino nyine b'inkunda rubyino. None se Ariyete, ufite iyihe plan y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza? Plan nyine ngiye plan mpagaze se. Cyane mfite inzozi zo kuba umubyinnyi, umukinnyi wa filime, nabyiyumvagamo nari nanabizi. Ariko ubu ngiye nta kubeshya, nta vision. Ubu nta vision mpagaze, ubwo aho bwije ngeze niho ndara. None se Ariyete, mu by'ukuri haracyari ibyiringiro? Haracyari ibyiringiro. Na n'ubu njyana nicara nkabwira sisiteri wanjye, avuga ati njyewe na n'ubu mbonye umuntu ansubiza ku ishuri nagenda ubuzima. Habamo ingaruka nyinshi gutwita. Agiye mbona nk'umwana tungana aje atwite nkahita ngira ubwana, avuga ati nanjye bizaba. Ese ku mugani Ariyete, kubera iki wowe utaratwita? Nkoresha ubwirinzi. Ukoresha iki? Igihe umuntu akoresha utunini cya condoms. Ariyete, ese kuko bibayeho bigakunda ko ubona umuntu kwishyura amashuri, urumva kuko wasubira kwiga byose ukabisiga inyuma? Nasubira ku ishuri, ibyo birori ukabisiga inyuma, abo basaza ukabasiga inyuma cyane. Nabisiga inyuma ku buryo baguhamagara noneho ntubitabe. Kigera fone nayijugunya kugira ngo ubyumve ko ndi seriye. Okay, reka dusenge Imana kandi tuyizere, ni ukuri izaguhindurira ubuzima. Ese Ariyete, mama wawe kuva icyo gihe kugezana n'isaha ntarahindukira ngo aze kureba uko mumerewe? Wapi, ngo nawe muco nkamukubita igisuko iyo nagishyizeho. Byawe nibyo yena nkarimubwira ati yanansuza nkubwira ati watubonye. Ariko aba hehe mama wanyu? Ubwo sinzi, ngo duhurire mu nzira. Yashatse undi mugabo cyangwa? Ntabwo mbizi, sinamenya. Kugira ngo nshaka kumva amakuru, ariko akenshi na kenshi tukunda guhura. Namubwira ati waratwanze ariko twarakuze. None se Ariyete, iyo urebye uburyo ubuzima bwawe bwangiritse, niki cyabiteye? Ninde washinza ni iki ubona cyatumye ahanini ubuzima bwawe bwangirika bene ako kageni? Amakimbirane y'ababyeyi, urebye amakimbirane y'ababyeyi, kutumvikana abana tukabigenderamo. ariko nubwo twabigenderemo njye basanze nyine mfite ubwenge burenze bwawe. Njye ubwenge nari mfite bwari ubwo gutunga barumuna banjye. Wahisemo gutunga barumuna bawe ukoresheje umubiri wawe? Cyane nyine cyane. Ariyete, ihangane, gusa icyo nakubwira cyo nuko hari Imana. Nuramuka wizeye Imana kandi ukagira icyizere ko ubuzima bwawe bwahinduka, buzahinduka, kandi nawe nubigiramo uruhare. Mu by'ukuri ndabyumva, icyo gihe wari mutoya, ushukwa n'abo basaza bagushukisha amafaranga, kandi n'inzara nayo yari yagushyizeho puresha.
urabyemera ubyinjiramo, ariko kano kanya hari amahirwe ko ushobora kubihindura ibyo bintu, ukabihindura ukaba wahinduka, ukisengera Imana ikagufasha ubwayo. amahirwe arahari sibyo, nanjye nabishatse ishuri naryishyurira, ariko aho nari kugera mu ishuri nuko ngigorana bya bibazo, amakayi, fomo, inkweto, bikakubana ikibazo n'ukongera ugasubira muri bwa buzima, kanisubire ku bihe byanjye ndibinkorera cyane. Hariyete ni ukuri arababaje mwa bantu mwe, inkuru ye iteye agahinda. Ese Hariyete, ukimara kubona ibyabaye mu rugo iwanyu bikaba byaranakwafekise nawe kugira ubuzima bubi, ubu uri igikoresho cy'abasaza kano kanya, umusaza wese ushatse kwishimisha, oya nanjye ntabwo ushatse nawe ntabwo nazi umva nanjye ntabwo ukunze, niba wazi uvuga ati njyewe n'isambu ndayikwihereye ntabishatse wapi pe. ukorana n'abasaza bameze gute ubwo? nticyuya n'umusaza w'iniga ugateka buri kantu kose umukorera akagukunda, ifunguro rikaba riri kwibara kuri fone. ubwo aba ari umuntu umeze ute? aba ameze ate? aba ateye ate? ubusanzwe ubona ari umuntu ufite amafaranga nyine, umuntu ari igihe ubona umuntu mukivugana bwa mbere nakubwira ngo bite, ukuntu uvuga bivuze ukatuvuga ati uyu muntu ni njye nawe nanjye kamwiteho, nzi kubitaho reka ati bitisebu utuntu nk'utu tumutetesha nyine, nimba ari n'ibifite abameri babo nyine baba babana umugore n'umugabo, ari igihe umwaka y'umugore atamuha utuzi umugore atanatekereza ko tunabaho, wakumva ni ikindi cyiciro wamushyizemo, ati cyazo wa mwana urakubiye. none se Hariyete ko ukiri mutoya ibyo bintu wabibwiwe n'iki uburyo bafata neza abagabo? kubera ubuzima ntacyo butigisha cyane. ubuzima bwakwigishije uburyo bafata neza umugabo bakamutesha urugo rwe? nanjye naje kugira inshuti nyine, inshuti zinduta nyine. ese Hariyete mfite amatsiko, uwo muntu mwaryamanye afite imyaka 60, wowe ufite imyaka 15, ese mwararyamanye birakunda? byari ibintu bikomeye kandi binagoye. byagenze gute? namaze kwiyakira ko ngiye gupfa, njye mvuga ati sinzongera no kubikora, namaze hafi n'umwaka mvuga ati ntituzongera kuva nk'amaraso navuye. none se uwo musaza akimara kubona akuvushije amaraso we yabyitwaye mate? cyarishimye, mbona kirishimye kinejeje, ngukumva hari n'isugi cyangwa ngo gikunda gusujura, niko yambwiye. inshuti zagira icyizere, inkuru y'umwana irababaje, sinzi njye nicyo nabivugaho, ariko abasaza bari hanze aha ni ukuri bamwe na bamwe Imana izabahana kandi yihanukiriye. niba ushobora kuba wabona umwana aje akugana ashonje afite inzara, ukumva ko ugomba kumuporofita ukamuhemukira, ni ukuri ntekereza ko Imana izaguhana kandi yihanukiriye. Hariyete rero nagira ngo dusoza ugire icyo ugira inama abana b'abakobwa bari guca mu bibazo nk'ibyo waciyemo, ese nabo bitware nkawe, bayoboke inzira yawe cyangwa babigenze gute? urebye inama nababwira nk'abana tunganye, iyo nama si inama bababwira yo gucamo, bisaba umutima ukomeye, nta cyiza kibamo pe. ubundi cyiza iyo byagwiriye amuna amafaranga buri kamwe kose wifuza ukakikoraho, ariko mva biragoye. Imana ntabwo nababwira inzira niyo yo kubicamo, bashaka ubundi buryo, ariko ubwo buryo wapi, ubwo buryo bakabwihora kuko si uburyo bwiza, ntabwo ari uburyo bwiza. bisaba nyine kubujyamo, bisaba umuntu w'umunyamutima. yego, kandi nta n'inyungu ibamo. mwarubyiruko mwe muri hanze ahangira ngo Hariyete mwumvishe ubuzima abamo umunsi ku munsi, ko aba mu buzima bumugoye kandi butoroshye, kandi ari kubagira inama ko nta cyiza yabonyemo mu myaka 4 abimazemo, nta cyiza yigeze abonamo. so rero muyoboke izindi nzira, muyoboke Imana, musenge.
ikintu nabwira ni ugusenga Imana gusa kuko niyo ushobora byose. None se Ariete, icyo nicyo ubwiye urubyiruko, ese abasaza bo baprofita abana batoya wababwira iki? None abasaza ngiye ikintu nababwira banyurwe nuko bari n'abagore babo, ariko abenshi usanga bambaye n'impeta z'uko bashatse. Njyewe nabwira ati banyurwe n'abagore babo, bareke kwangiza abana ni ukuri. Umwana nimba aje akugana ungana nk'umwana ko bati wenda uyu yarangirire mu afite abana tungana. Hari abasaza batabikozwa, bajye bareba umuntu bavuga ati uyu ni umwana wanjye, reka mufate nk'uko nafata umwana wanjye. Abasaza nubwo abenshi aribo tuzanye, nanjye ndabanenga cyane, nanjye dutaha nabarakariye cyane, wababaye ihangane mama, Imana izagukura muri ubwo buzima, cyane cyane niwikonseya kubuvamo kandi ukizera Imana. So rero gira ikindi kintu ugira inama ababyeyi, umubyeyi ubyara umwana akamutererana bigatuma umwana ayoboka inzira zitari nziza, we uwo mubyeyi wamubwira iki? Uwo mubyeyi ngiye namunenga cyane bitewe n'ubuzima nanyuzemo, ku buryo ngiye mbaye mfite n'ubushobozi bwo kumuhana. Igihano namuha ntabwo yakibonera uko gisabira imbabazi. Abo babyeyi ndabanenga cyane, nabagira inama yo kudatabana, kuko iyo badutanemo cyane cyane umukobwa ntibagatabana harimo abakobwa nta bundi buzima bakora bwo kwitunga, ni ugutanga imibiri yabo. Niba n'umuhungu yajya mu nzira agashaka icyo, ariko si umukobwa. None muri iki gihe urajya no gusaba ikiyede ngo ufite irangamuntu ebyiri se, nuko wakubaza irangamuntu ebyiri ni ukuvuga iki? Irangamuntu ebyiri ni irangamuntu yawe n'ikuma. Ngo wakora iki? N'undi uri bujya nanone kwikorera ikara, iravuga ati wapi najya kuritanga nkataha ntikoreye ikara. Mana yanjye ni ukuri Imana ikwiye gutabara isi, kuko isi sinzi birarenze ibiyiberaho. Abantu babuze ubumuntu, niko navuga. Abantu nta bumuntu bagifite, usibye Imana yonyine niyo ikwiye kudutabara. Ariko uretse ko nanjye n'ubwo buzima ari aho njya nanjye nkumva life yaho ihuye nanjye n'ubuzima nifuje, nabikunze. Aho ni nka hehe Ariete? Ajya ushaka kujyana yiyubashye reka tuve ku basaza muri mu rungano, buri wese ngo ni kapu, nta rukundo ngira ubwo duye tugahuza turagendana, twajya gutanga ati sebayi naribi twabaye inshuti gusa. ajya muhagera mukanywa mukarya mukatisha buri wese nawe. Iyo muri benshi muri gukora ibisa nta kibazo mwese muba mufite. Bijya bibaho se mukaba muri nka benshi? Turi nka bane bikagenda mugakora sex? Ibyo nibiba bikarishye, bese ko muba mumeze kimwe ntawe wabaseka. Muri nka bane muba muri muri sare se? Byo muba muri mwana kijojara, ntabwo twaba turi abana ku buryo twabura uburyo. Muri abakobwa bane n'abasore bane tubikore nimba byabanyuze. Nanjye usanga ntabwo nkunda nyine gushidukiye ati nimba ari byo byabanyuze tubikore. Ariko nanone nabanshije kureba uwo muntu turi kumwe, nuko ndashaka mugiye mu mihango nanga idashira. Ariete, muri urwo rugendo waciyemo, tubwira ikintu cyakubabaje utazigera wibagirwa, kabone niyo uzaba uri umukecuru. Niki cyakubabaje cyane utazigera wibagirwa? Njye ikintu cyambabaje mbikora bwa kabiri, umuntu twabikoze yarambwiye ngo y'amakuru fone, ndamukwana namwizeye nk'inshuti, naribara arabinkorera. Shana maze nka wiki ntarabona amafaranga, namuhamagara fone akayikupa. Ubwo bivuze ngo wari wamukopye? Barabikopa nabyo? Oya, twagiye nyine itike itike n'umwe n'ibihumbi 2000, ayishyura no mu kugaruka 2000. Twe tuvuganye 15, abamaye 5. Nyine inshuti ntabwo numvaga ko yabinkora. Shana nayabariye mvuga ati muri mwanjye
yari imaze iminsi aharenganya amatungo yitwa J1 ayishaka nyine bambwira ngo igura 16 nzayikugurira ntabwo byari kuwa gatanu ati kuwa mbere ntabwo uzasubira ku ishuri utayijyambaye bituma uhiga inshuti kugira ngo uyige hanyuma nayo iguhe ibyo 15,000 kuko nawe amanota ageze naranshimisha yego nuko byaje arangije arayakwima kirashira fone gakompoze. Ese uwo muntu yari umusore cyangwa yari umupapa? Yari umusore ufite imyaka 27. None se icyo nicyo cyakubabaje? Byarambabaje uburyo wahaye isezerano murumuna wawe ntubashe kuryuzuza. None se kuki utashatse ahandi ku undi mugabo yakuraho? Nuko naramwitawaje none ati yangurije 15 cyangwa ukanabima icyo ukora cyose nabibe. Ndaje arambwira ngo ubwo sugu ngo nagwaye amafaranga ndamuga ati kugira ngo nyabone nibi ikiguzi cyose biri busabe ko nyabona nagikora ko warayashakaga. namwe atakaburira moto afata nge nagenze ko tutari bunaryama kuko yarakubwiye ati urira moto uzuyafate. so nyengezeyo angatwamwe cyati na Monster nyine namwe ati ajya tumize akamu ndamwe ati shawapi unanzo nshaka nshaka amafaranga nkagenda. Nahagurutse nyine koko nduhaguruka uri kwitegura utegereje ko yankure ku buriri nyine ndavuga ati okay naribi nimba ari iki kiguzi bibaye ngombwa ko nanga naribeka ngitange ariko nyabona njya kunyabona tanje kubikora amerekeje arambwira ati nyine ntabwo yavuga ikinyarwanda neza arambwira ati mfite 5 ndagwa 7 n'itike arambwira ati mfite 5 na 2 ku ruhande ayandi njyewe yarambwiye ngo afite amadolari yavugaga mu giswahili cyinshi arambwira ati mfite amadolari ninjya kuvunjisha ndagwa nimugoroba ubu nongeye kujya ndamwizera ngataha ndambwira mu mwanjye ati ku cyumweru nzajya kukugurira ati phone ntiyari ikiriho ngo icyo kintu cyambabaje mu buzima none tunabikora akoreye aho namaze iminsi hagati ya nteye nabuze imihango nari namaze kwiyakira kukoza uza gusanga ntutwite ariko nari namaze kugati mana yanjye nanone kugira ngo bitewe n'ubuzima nari mbona mbayemo ntakubeshye ntari buyikuremo sinari bugene hagati ntayikuramo ikiguzi cyose byari bunse ariko nyikuramo ubwo se. Ese sida yo ntago ujye uyitinya? Ese ujye yipimisha yo? Shanda yipimisha ndetse cyane no mu gashakoshi kanje harimo tunini iyo umaze kubikora bikoreye aho turinda gusama n'ikirinda kwandura. Nshuti zagira icyizere rero reka dusoze mbifuriza amahoro y'Imana kandi mukomeze mukore subscribe umwuka byaramwe mukoreshe ya comment like na comment byose ndabikeneye kugira ngo ngume mfite umurava wanyu. Rero reka dusezere kuri uyu mwana kandi tunamusabira n'ukuri Imana imufashe imuhindurira ubuzima ave muri ubu buzima bubi. Kandi namwe ngira ngo mwumvishe inama yabagiriye mwababyeyi mwe rwose mujye mufata riske zo kurera abana banyu cyari cyo cyose ntimukabasiga inyuma. Bye ndabakunda.